sinkuyeho inzozi sinkuye ahandi yavugira haba mu byaremwe haba mu jwi by'umutima nama ariko kuko bamejwe n'ibyanditswe none iyo nkomoko aho biva iyo usomye umugabo avuga ngo abizera by'ukuri bafite kwizera kuzuye ni abahwanyije ijambo ry'Imana nkaho bavugana n'Imana imbona nkubona. Amen. Icyo cyaransinze marayika arabizi rikuye cyaransinze shatse Imana nyigiriraho umugisha irambabarira inkorera byinshi ariko iyo ngeze ku kigo cyo kwizera pe ndi umukene wo gusengera. Bigera ku rwego rwaho iri jambo ry'Imana kurisoma bihwanye no kuvugana n'Imana imbonamo. Narisobanukiwe ari uko ngiwe ngo ijwi ry'Imana ubwaryo rigutunga rikavugira ku gatwi kawe byonyine ngo ukumva Imana avuga ngo ndagukunda mwana wanjye kandi hora ibimbwira ndagukunda mwana wanjye wahita wumva rwose umva n'abari mu rwabo bahamagara ukavuga uti muze mfite ibirori hano irambwira nyamara mu gihe yibivugiye aha bitamera gutyo urizeye ekuti impamvu ushobora kumaza ngo kuki Imana ishaka kugira ngo ijyivugane natwe mu ijambo ryayo nuko ijambo ari ryiremesha. Mbere na mbere hariho ijambo rahoranye nta na kimwe kitarawe. Okay, none urashaka kugira ngo kuremeshereze iki ijambo kandi ryo iremesha. Niba ushaka kurema kugira ngo itange igisubizo cy'ikibazo ufite irakoresha ijambo nawe nubihwanya n'imbona nkubone muhanganye muvugana birakoreka. Amen. Niyo mpamvu yavuze ngo bishobokera uwizeye ijambo. Iri jambo nidukomeza kubyita Bibiliya tukabyita impapuro tukabyisha ibiki ntitubyite ko ari Imana ihagaze imbere yacu ivugana natwe. Hari abantu hari ikindi kintu cyafashije ntabwo dukwiye kuvuga ko Imana akunze abari mu isi cyane byatumye itanga no guherekeza abandi. Yohana 3:13 kuko Imana yankunze nari mfukama imbere y'Imana mwuka aravuga ati wowe yabivane mu bwinshi ni wowe ushaka kuko Imana yankunze ngeze kuri cyane numva ubushaka kubera ko rero mfite mama unkunda mu bigaragara unkunda n'ubihoza mpamagara ati bimeze bite nzaza nyaboneka nkubwira mukuru Kigali n'umunya yakira ubutumwa bwiza ankunda kubibura afite nk'inyemere y'ibishyimbo yabitse azampereza ati genda wirire kandi muzehe we kambwira ati utuyarasigaranye nanjye nka ruhinga nkavuga nti mama ntabyo nshaka ankunda kubi ariko impamvu yankunze Imana risobanuriye ngo kandi icyo kintu muzasanga mu bakurame n'abahanuzi Henoki yarakigishijwe ku mwana arafite. Muzasanga Aburahamu yarakundishijwe Isaka kugira ngo bira bintu bimenye bicemo neza. Yaramukunze cyane niyo mpamvu yamutambye aravuga ati ariko nta kibazo birakaba uko ubishaka. Iyo atamukunze ntabwo Imana yamera ko yakomera ko amutamba. Bityo nako kamenye. Ibyo byashushanyaga undi umwana w'ikinege ntama w'Imana wakunzwe na se nyine na Aburahamu n'ibibi gutyo. None urwo rukundo mama yankunze ndugereranije no kubona uvuga ngo iyo yashyizeho cyane biranzoga ni wa mana unkunze nk'uko mama nkunda nakira ntanswe nta naho bihuriye kuko Imana yankunze cyane yatanze umwana w'ikinege kugira ngo nimize umva ideni nari nsigayemo nini amwizera bahabwa ubugingo buhoraho burava kuko umwizera ndacyarimo ikideri ndizera nterera ubwo ndekura byose nari mfite njya mu kantu kitwa ngo ndizerane bangarurira hano. Niyo mpamvu uzasanga muri nza ikumariye iki kandi abisire mu bibuka ko Imana yabibabwira nza nambahaye igihugu bafite kwizera muri mbahaye ntabwo ari nzabaha igihugu murasanga ari mbahaye nzabaha igihugu bagomba kugenda bitega bagira bategeko yego twaryaho rite muri mbahaye Imana irarekuye irahereje nguhaye. Niba Imana ashaka kugira ngo bafate nta mpamvu ibyayo burya niyo birohamo nimwiga neza musanga ngo niyo birohamo bari yaduhaye iyo birohamo nta mazi yagomba kubageraho. Ibyabaye ku nkoni ya Mose n'ibyo agomba kuba ku Isirayeli Mose ari inyuma aho umwuka bagomba kwiga iby'umwuka iyo Mose yisigazwa inyuma
bagahita biroha bari bupfe. Imana iri kuba imbeshyi, iri kuba ari satani kandi ntibibaho. Ukuri ni ukuri kuri hejuru y'ibintu byose, kuri hejuru y'amazi. Yabivuze niyo yaremye amazi, niyo yaremye umukungu, iyo yabaremye, niyo yaremye, niyo yemera n'ibyo bya covid ko bibaho kugira ngo yibonere n'abantu. Byo bishingikirizaga mu isi Imana imaze gutukwa no kufinyagaza kugira ngo abapfukama barabisobanukirwa. Reka Imana ijegeze ikureho n'impaka zishira, kugeza ubwo Imana bayihindure amazu n'isengero n'ibiki byose, no kutumva umva igomba kubabona. N'ubundi binyuzwaho ngaho hashiririye, ariko hirya gatoya hakaba hariho umweru. Niko biri. Twirinde kutizera. Ikintu Imana yanyigishije muri iyi minsi kandi ntabahisha gusa. Imana arambwiye ngo ngirira Abisirayeli ngo be gukomeza kwifuza kuba abantu b'Imana. Mareka yarabimbye araceceka mbaga nti sendatewe se. Babwire ngo be gukomeza kwifuza kuba abantu b'Imana. Ndatuza. Ahubwo babwire babe bo rwose. Amen. Ntangira kwibuka ibindi bihamya byunganiye icyo ngo kwifuza kwera ni byiza, ariko bigungiriye umuntu asubira inyuma baviyo baba baragiye. Basubira inyuma baragiye. Ntugakomeze kwifuza kuba umuntu w'Imana nkaho hari uwabikubujije. Sitanze yabikubujije, ni Imana yabikubujije. Gukomeza kwifuza nuko hari ibintu ubitse mu mutima, nuko hari ibintu utari watora, nuko gukomeza kwifuza kuba umuntu w'Imana ngo uyu munsi wa none wumvijwe ntiwinangire umutima, ubasha kuba we kamanika amaboko avuga uti ibi ntego ubundi biri he, ahubwo ikimbuza kuba we ubwira uti Imana hangana nacyo. Uko kwizera ngiki cyo gutuma n'iryo zina ryandikwa. Hari abantu batinya cyangwa se bakabira ibyo bitandukanye na CBC muransengerera ntabwo mbizi n'ibisakasha nta yewe Mana cyo koze nyine Imana ndabizi ko urukundo udaga twagira gute, kandi imbere hari ibintu bije bibavane mu nzira abo ngabo. N'abantu b'ibihanyazwa, n'abantu yowe kabiri, n'abantu batatangirwa, n'abantu buzi imbaraga z'Imana, n'abantu uzabasome muri yowe kabiri, abantu bagiye gukorana n'ibihe biheruka. N'abantu bazi ubwiyegurira Mana ubwo ari bwo muri bo. N'abantu imitima yabo idashidikanya icyo bari cyo. Wazasanga twarize nabi. Byanze bikunze no kuvuga ngo ntabwo ari nk'umugore wifuza ko umuntu w'Imana. Ninde wakubaza ngo ninde wabikubujije? Ninde wakubujije kuba umuntu w'Imana? Cyangwa nkaba umuntu w'Imana cyangwa ni Imana se yabikubujije. Yesu aravuga ngo nyikiriza bize nabizeye gusa. Ubwo ni kwizera, ni wowe urizera nyine. Ninde wabikubujije kuba umuntu w'Imana? Ni Satani cyangwa ni Yesu? Satani afite ububasha. Amaraso ya Kristo ntahagije. Ntuhora ubiririmba. Umusaraba wa Kristo yapfuye mu mwanya wawe. Wanze kubyakira none ugiye kubeshya. Yapfuye mu mwanya wawe wari bupfe kubwo ibyaha byawe yarapfuye. Niwe ugomba kubifata ko guti okay. None ibintu by'ibyo bwari urupfu bw'umpfiriye nanjye mpereza gukiranuka kwa nguranira. Amen. Ndize ngize ko kutizera urwo rupfu pfuye ni nyishibibya. Kuki tubiririmba zirebe zirandi mukunzi. Kuki tubiririmba hanyuma nito njye konde mesuka. Ariko niba hari ibintu umutima wawe ufashe, niba uri umurozi ntabwo byakunda. Niba uri umusambanyi ntabwo byakunda. Niba uri indyarya, niba burya Imana ishaka abantu bavugisha uko ukuri. Ubasha kubwira Imana ngo umva rero itariki ni ndapfukamye ndayamanitse, hasigaye bigusigarire wowe, ntiwicana. Uri umubyeyi urutira abandi babyeyi bose, ndi uwawe byiteka ryose. Ubundi abantu bashaka Imana iteka, ntabwo bashaka Imana umunsi umwe cyangwa se ngo bigendere igihe. N'amasengesho dukora se ngo ngiye gukora amasengesho y'umunsi ni akigare mu mwanya nk'uko uzi ko ushobora gushyiraho iminsi 3. Marayika arekerereje mu minota 2 gusa yonyine wari ugiye guhabwa n'ibirenze ibyo gusa. Wigena ibihe. Hari igihe yashyizweho cyo gukirizwa, ahubwo ugomba kuba uri mu nzira zitegererezwamo. Irinde kutizera. Ntugakomeze kwifuza kuba umuntu w'Imana nkaho ari Imana. Ntugakomeze kwifuza umuntu w'Imana nkaho hari ibyo wasize inyuma, nkaho hari ibyo usize inyuma, uri gusiga inyuma udashaka kurekura. Aho kugira ngo ukomeze kwifuza kuba umuntu w'Imana bitangirwa ubuntu kubw'amaraso yamenetse, vuga ngo mbaye we byiteka. Amen. Cyakoze niba hari ibyo kwaturwa biri kukubuza kuba we, iyo byaturwa. Reba impamvu ziri kukubuza kuba we. Ariko Imana ashaka ngo ube we
byatuza akanwa kawe nabara mu 10 tugeze ngo ni watuza akanwa kawe byanze kumera nge nzagukiza ugahamya ko Kristo akubereye umwami n'umukiza w'ubunyobwa bwa Imana yaridusukira ati nimwe bitukaho njyewe ndi umubyeyi njyewe birahari rwose n'ubuntu Yesa 55 n'ubuntu gusa nta fezo utanze nta yarapfuye apfira bose asigaye abazabishima bazabyegukana Yesu yakoze igikorwa gishyira hari yategereje abazakunda bakirundurirayo wabuzwa n'iki kuba umuntu w'Imana niba hatari ibintu biri kuguteguza sashimi kwirinda kutizera Imana hari ibyivugira mu ijambo ryayo ngo amasezerano y'ijambo ry'Imana nayanjye ntagara yacu nayanjye giti cyanjye ni byose koko ihore muri nzanza umvanza none byagezeho inkote nkorogoshora aho Imana yambwiye nsanga biranditse ngo umva nagukunze urukundo rwawe nabujijwe kubwira Imana ngo urankunda ahubwo yo yaravuze ngo ngewe nagukunze urukundo ruhoraho bavuze ngo rwiteka ryose rutazagira ikirugabanya ubupfu bwanjye abo dukwiye nuko utizera ni ukuri mureka njya mbyishyire nuko utizera Imana izahogora izakoresha iyihe mvugo kugeza ubwo nyicyecyanya nkayituka itare nigeze kwikikisha ngo Imana iteye ite njya mu mbabazi zayo njye ukuntu urusambo k'umusarara rwibye rukize rute bananze Mariya ahahingutse atanze intumwa numva iyi Imana iteye ite wamuganje iteye itira yorera kubona baje impamvu njye Imana arambwiye ngo ntabwo Satani ari umwanzi wawe yewe ntabwo Satani ari umwanzi wawe wenyine ni umwanzi wanjye niyo mpamvu ngutarira aho rukomeye buri Imana itegereza ngo icyo cyarafashije nacyo ese burya twari tuzi ko Satani agundagura natwe yatwanga we nta kibazo ati nanjye ni umwanzi wanjye niyo mpamvu yitatse gato ntaba muyitiki muyitande y'Imana izababaza icyo kibazo atarigera ikanze n'igendere mu gitondo muyita guti Imana kuko mwaretse ibintu ifashe hari ikiguzi mu gusaka ongera bazimana ngo basenga bate bazimana ngo bizera bate bazimana bati oya ntabwo ari ukwizera kwakira amasezerano reba Abayobora 11 reba ukwizera cyo kuvuga nuko udashidikanya cyangwa n'Imana kuki nuko udashidikanya akantu iyo bikira akantu gato biheriyo akandi gutangira kujerajera uruguti byagenze biti ahubwo urakomeza ukajya mbere umutima ushaka Imana iteka uzakorwa n'isoni bite 38 agejeje kuri 35 ushobora kumubaza uti bite byawe robote n'iteka iki kintu kigereranye gukira kwa Bisirayeli bambere Imana bashyiraho ihema Mose arabwirwa ngo reba ririya ryo hejuru aho ndi aba ari ryo bubaho gukira kwa Bisirayeli bikera inyura aho ngaho ku mwibuke yuko mbere yuko winjira muri abatambyi b'ubwami siko byanditswe muri Petero hari umutambyi mukuru dutambira ariko namwe mwiswa abatambyi nimwe mugomba kukwijyanira ibitambo byitwa amasengesho imitima imenetse nimugomba kubyitambira nimwe mugomba kujyana itungo ridafite ibara ridafite inenge ariyo mitima itaryagima iki gitambo gishimwe Zaburi 51 noneho mbere yuko winjira umva hari urugo buturo bwera inyuma yabwo ibyumba bibiri hari urugo urwo rugo rero nimucunga neza cyangwa ugasoma neza mu kuva 25 muzana haragaho ngo igicaniro cy'ibitambo ibyo bitambo byo mu rugo kandi tugiye kureba ikindi kiri gushushanya kirenze ibitambo imbere n'amasengesho asanzwe nuko dusenga no guterana nk'uko nabyo birimo nakunze gukoresha akajambo kitwa ngo izina ryacu ngukiritsa izina ryawe zandi twagombye no kubaza Imana tukanabazanye tukabona tutabazanye ibyanditswe ngo yandikwa ryari sicyo iki nicyo abantu isi yose yagombye kuniganiraho nayo ubwayo izi ko ishobora kumurwa n'ibihano n'ibiriho akisanga neza baguye muri Satani izina ryanjye ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo ryawe ni igihe ubwiyegurira Mana bwanjye butaryarya bwakiriwe n'Imana nkabihamiriza mbere yuko winjira aho mu rugo bitambo cy'ibidegembya banyuranamo bakora naho bagira ahandi wajyaga kwinjira wiyejeje uziritse n'ikigozi ngo nupfa ntibanageyo bakurubana igituntu ariko mbere yuko uva muri urwo rugo ugiye kwinjira ntimuri abatambyi
ntiturabatanga si umurage w'Imana duhaye keretse tubyandika tukabigisha umuntu ariko niba ari byo koko niba turi abatandi tugomba kwitambirira umuntu kuva aho turi tukajya gutamba noneho rero habanzana uvuye muri rusange muri rusange gusenga kuririmba kugira ngo nuko turi biri muri rusange uko ibindi bitagaragara byitwa ubuturo inzu ibabwamo n'Imana ni ibintu mutabona biri muri cyo koze nabigirira ubuhamya nkabivuga mvuga ntabwo biri kugenda we yose ibyo ugusenga ukugira guteye guca kubirimbanira gutya tumeze ufite dupfukama tugera dute aho ni mu rugo kuko n'uwagiye gupima yarabwiwe ngo urugo rwirengagiza no hanze barasenga hari amadini umva hari amadini hari abantu bagira uko bifata hari abaki nibyo koko dushobora gusenga dushobora no kwiga dushobora no gusobanukirwa ubuhanuzi iminsi duhagazemo niyo duhisemo n'iri imbere yacu neza tukabinoza ariko dukwiye gusobanukirwa n'igihe n'uburyo bibasha kwandikwa twaba tubizi ntabwo Imana yigeze ibihisha kuko abantu bayo tuguhaye ubuhamya sijya uriho ni Kristo uriho muri gihe mbese Kristo no kwandikwa biri gutandukana bite uw'izina ry'umwana w'Imana n'irya Data byanditswe muri Pawulo ari kuvuga ibyari niyo bihisha biri kugenda bite hari icyo ari kuheraho nyine none kugira ngo uve muri icyo gikundi cya rusange niba ushaka kuva muri rusange ugatangira kuremwamo iby'Imana yasezeranye ni ukuri buce ku gikara ntabwo ndi bujye imbere ibitereko by'amatabaza n'ameze ni ibiva irembo riri guca ku gikara wirinda yirindemo ubwo rero hari ibyo ugomba kwirinda niba ugiye kwinjira mu buturo ugiye kwirinda muri byose ibyo wakwirinda ni ibibuzanijwe kandi ibibuzanijwe niba ushaka gukaraba koko birakomera birakwasa ibyo udashoboye birakwasa ntabwo bigotomera ibyo binendere apana kuvuga ngo umutima ngo ibyo bya kamere nyine ngo ntabwo kuririza ahubwo birakwasa kandi abari hejuru barusha ububasha bari hasi kimwe nuko tutazibagirwa yuko Satani n'abadayimoni baremwe na Papa icyo cyagiye gifasha abagenzi cyane bashaka Imana Satani yaremwe n'Imana niyo mpamvu rero twabonye n'impamvu Imana itatsemyeho Satani kandi ari umugomera-amategeko w'umugome w'ibiremwa by'Imana nawe uri Imana uretse utabayo ufite ubuhanganye nk'ubw'Imana ntabwo wakwigwa ushyira amaboko kuri Satani impamvu ni uko abantu nkatwe baranesheje twagiye keretse ntawe wanesheje bakiri ku rugamba cyangwa se bagera igihe cyo gusinzira tutazi ibyabo n'ibiki baramunesheje baramwandagaza niko biri kandi ibyo biduha icyizere cy'uko Gitare wacu aganje bijya binshimisha n'abadututse bakavuga tumva ni kuri telefone turi kwitegura uko tuzashoboza tuzaza ariko mubanze mutobarire ibitutsi twabatutse natwe tuti burya rero twe twanababariye mu kera kare twe twaramababariye rwose umurimo Imana iri gukora rero urenze uko umuntu yabivuga icyo akoze hari n'isezerano nyine izabatarukanya niba barakomweho na mwuka w'Imana by'ukuri izabatandukanya ntimugira ngo uwanuze ugisubiramo ntimugira ngo uko Abisirayeli batatanaga bakajya hirya no hino uko Imana yabigenzaga ikubita ikivugirizo bakongera bakegerana na n'ubu niko biki keretse mutarahamagawe n'ukuri wowe rwose aherayo ariko umuntu wigeze kunywaho akamira ntajundike uko byagenda kose hari aho biba byaragiye bikarema ukuntu bona nubwo yagenda akaba nk'umwanukira ariko umwanukira nubwo gukora amagambo yavuze atari iwacu bararya bakanasigaza ni gute nakomeza izi ngurube ni arazinuka arasesema nawe ubimushyizeho ubwahitamo kuko uravuga ati ngereranije hahandi ngira mbyumva bimeze nka hahandi kubanukira nanjye kumva kikoze nyine nahamagara bene tukavuga nti na runaka barazutse ubwo ni amakuru meza cyane ntabwo Imana igije umuntu ibyaye kirigatira ntanswe Imana ntabwo Imana igipfa kujugunya keretse abantu bapfuye kuza bizanye abazanye n'utundi dupamvu dutandukanye ariko bahamagawe by'ukuri nubwo bagira ibibasobwa bagasa nk'abatakaye nk'abasigaye bazavanwayo n'imbaraga z'Imana amen nuko byagenze rero naho mu kwirinda dushaka kubwirwa uyu munsi kwirinda ku buryo bwose
twabwirwa byinshi twakwirinda, ariko cyane Imana yabantumyeho ko babwira ngo mwirinde kutizera. Mwirinde kutizera. Ndifuza ko ibyafashije namwe bigomba kubafasha kugira ngo mve mu mwere, kuko iyo bitagenze gutyo mba numva mpora n'icyenda, kandi ibindi ntabwo bimanuka. Bimanuka ibyo guha Abisirayeli. Imana avuga ati nimumeshye nuko muraba muri abaswa muragerayo. Jya kuri ntama w'Imana uvuga uti nanjye ahubwo hanagura amaraso yeza we, maraso nanjye ungize kutizera umekwize nanjye mu maraso wahanagura iki gitima ndi uwawe, ibyaha ndabyaza Satani n'utwe icyo kuvuga kirandikwa. Yewe Satani, ibyo ni amasengesho agomba no kwatuzwa n'akanwa Satani kayuma. Yewe Satani n'ibyawe ndabyanze, yewe ngoma y'Imana Kristo Yesu nyandikira rwose ndi uwawe, ntukampane, numpane uzambazwa. Uzi ko twemererwa no kuyitonganya mu buryo bwo kwihana, turabyemererwa. Wanyangute se kutangana se ntabwo wangana, ntabwo bishoboka, ntiwanta, ntibibaho, ntabwo uta. Niyo bagiye utabataye urabagarura, uvumuriramo ibintu byinshi, amasengesho akaba yabonetse, ugatangira kumva amasoko y'amazi y'ubugingo, ugatangira kumva igisubizo cy'ibibazo wari ufite mu bugingo bwawe. Dukwiye kwirinda kutizera, tukagira kwiza, tukaguhabwa n'Imana kuza ubwo dupfukamanga no gutega amaboko kwacu no kwirindura Imana burundu, havamo igishyitse kiduhamiriza ngo izina ryacu ryanditswe. Amen. Nuko tujye guhangana n'ibihe bigiye kuza. Imana itwumvishe neza mu izina ryayo. Amen.